hanyuma icyo ngicyo cyo cyororoka gute? Nacyo kizana imbuto zisa gutya, nacyo kikabyara imbuto zacyo. Ndikumva baba babishyingiranye nta garuka kimwe ari ikigore n'ikindi. Hanyuma twagiye iki gifite ibibabi byiza cyane, cyo ni bwoko ni icyo bita ikirogora. Ikirogora. Umumaro wacyo kirarogora, kivura uburozi. Kibeshya igihe cyanjye cyiza cyageze, ndi mu butayu. Igihe cyo kwishima cyageze, ndi mu mibabaro. Nari narabwiwe ijambo ryiza cyane ko nzakugirira neza, kuko wangiriye umugisha. Nubwo byari bigoye kubyizera kubera ubutayu, ariko ntigibeshya. Nubwo byari bigoye kubyizera kubera ubutayu, ariko ntigibeshya. None ubu ngeze heza haratambika, none ubu ngeze heza uwe neza. Nubwo nshaje neza, bya bindi byarasohoye ibyo nabwiwe n'Imana. None ubu ngeze heza haratambika, none ubu ngeze heza uwe neza. turabasuhuje bakunze bacu, tubifurije umugisha w'Imana, tubahaye ikaze by'uburyo bwose, abari kure n'abari hafi mu ntara Habyibura ni Akangani ya 5 n'iya 6 ya diaspora. Mwese aho muherereye tubahaye ikaze. Ni mimi nk'ibisanzwe twasubiye ku Mugina mu karere ka Kamonyi, twigeze kuganira n'umubyeyi twumva turanyuzwe, turavuga tuti tuzagaruka, aduha ikaze arabyemera. Rero ni nayo mpamvu tugezeyo turavuga ngo reka tumuganirize, kuko twahagiriye umugisha, kugira umugisha wo kugira ibintu, nimvuga ibintu abantu bumve ibintu mu buryo bufatika, warangiza ukagira n'Imana icyarimwe. Ntabwo bikunze kubaho. Abenshi amasezerano bakura ku Mana aho kubasobanukira ku Mana. Rero twifuje kugaruka, turahageze, Imana yaturinze abanye natwe, dusanze mu rugo rwa mubyeyi. N'ubundi haracyari heza nk'uko twahasize ubwa mbere, ntabwo twaberetse ukuntu hasa. Uyu munsi nibwo turi bubereke uburyo hasi neza. Tumeze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Ubu usa neza amasaha yose. Yego se ko nawe nkunda ubona iki? Oya, ni ukuri uba usa neza, ngenda bikunda. Ni ukuntu ugaragara nk'umuntu muto cyane, wagira ni mukuru wanjye. Mwe murayibona gute? Mbona tutajya kungana. Uyu mubyeyi rero twavugiriyeho umugisha, ni umubyeyi ushobora gutanga inama mu buryo bwose, ariko ukeneye n'uburyo ushobora gusengerwa. Nawe uri muri bandi uvuga ngo banza ushyire 50 kuri telefone mbone ngo usengere. Ntabwo baguhita icyo kujya kurira imisozi. Iyo ngezeyo wenda nk'urusengero rwa Ntumbi, nk'uko bavuga ngo umuvuga butumwa tunga n'ubutumwa, bashobora kumpita ikete nko kunyerera imbuto z'ubutumwa, ariko batanayimpaye biheshi byagiye binamba. Nta mpamvu we ntabwo utaha wituka. Hari umumotari wanzanye ankura hamwe nari njya gufata bisi, yambwiye ngo hari umugabo aherutse gutwara, agenda yitukagura yiciragura, bati njye bamevene. Noneho ndamubaza ni menshi, ati njye bamevene. Undi ati se uvuye kugira gute ko numva witutumba, urakoze iki? Njyewe rero nza gusingira abantu bagiye kumpita icyo bamevene. yumva ni make kandi umva arimo arabura. twavuze ubutumwa tukagenda amaguru, ubundi tukabubwiriza abantu bakihana bagakira bagakizwa, Imana ikadupima ikabahuma amaso bakanibagirwa. Bakaguhamagara nyuma ati yeba bawe twibagiwe kuguhita ugasigara nyine mwiyeranje. Rero muri iyi minsi bwo bireza, ariko hari ijambo ryavuze ngo bo bamaze kubona ingororano zabo bakiri mu isi. Aba niba mwishakira ndabo. Yego. Rero ubwo bivuze ngo niba ukeneye kuvuga ngo ni byiza ko abitorero cyangwa se abantu bafatanya
mu kwikorera imitwaro. Nari mvuze ngo umuntu wakenera cyangwa se wakumva akeneye kuba yafatikanya nawe mu mwanya w'isengesho ari buze kuduhereza nimero kugira ngo uwamukenera abe yamubona ariko abe yanamusanga kuri channel yiwe yitwa Uwimana Caritas, anyuzaho n'ubundi biganiro bisanzwe ijambo ry'Imana n'ubutumwa. Tugeze mu rugo iwawe mumeze mute? tumeze neza. Ibishyimbo bireze cyangwa ni ibigori? batangiye gutonora bahinze mbere, bigiye kwera hirya. Ndabivuze ngo nanjye uyu munsi ndararire gutonora. Ntabwo biraboneka neza ku bahinze imbere, njye nahinzemo nyuma gake. Njyewe ubu nzabibona nyuma y'ibyumweru bibiri. Ntapfa kumbwiye igihe nzagaruka rwose nza kurya ibitonore. Hanyuma rero tugeze mu rugo iwawe, ntabwo hasanzwe. Nabibwiye abantu bagira ngo ndabeshye, barabizi ntabwo njya nkunda kubeshya. Ntabwo mbeshya. Ubwo bivuze ngo ibyo nababwiye ni ukuri turaza kubibereka view iri mu rugo rwe, wenda hano ni ku muryango, ariko turaza kubereka view iri mu rugo rwe irimo ibimera navuga ngo bidasanzwe. Abyitaho cyane. Mama Gentille, ibi bintu bituruka kuri kamere. Sinahubwiye ko ikintu umuntu akunda kigaragara mu rugo rwe. Ni kamere yanjye, ibumba ndemyemo, nkunda ibimera rwose. Nkunda indabo n'ibimera, imbuto n'indabo. Kandi hari n'ikindi kintu mbikundira cyane, no mu ijuru ibi bintu birahari. Imbuto igitso ku giti cy'ubugingo ngo zizatuvura ibikomere, ngo indwara zose, ngo igiti ngo cyera uburyo 12. Umuntu wese azakiryaho ubundi ngo ahite aramanga iteka byose. Urumva icyo ni kimwe. Mu ijuru haba indabo n'abajya berekwa bajyaho cyangwa ki. Indabo n'indirimbo, ibintu bibiri ntabwo bizabura. Ubu gahunda ni ukwica. Hari akaririmbo kera twajyaga turirimba, nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusorome imbuto, tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzatwarazikoreye. Ubwo bivuze ngo nyuma yo kurya amaronji n'amatunda n'ibintu byose nasanze kwa Mama Gentille, ubwo hari n'ahandi hantu tuzarira izo mbuto. Rero uratubwiye ngo izi mboga cyangwa se gukunda indabo ni ubuzima, nibyo bumba ndemyemo. Nibyo ndemye. None hano ni mu cyaro kandi bitubize ku banyamugi. Uvuka iwacu ni ku Gikongoro. Gikongoro se ubwo n'indabyo birahura. Kigali nabayeyo guhera muri 90. Nahavuye muri 2012. Umva ntari umunyakigali. Mwe ndumva uri umunyamugi ntaho bino yanjye ni ya Kicukiro. Ndumva nawe uri ariko umunyamugi. Kamere yanjye ni ugukunda indabo. Sinahubwiye ko ndi umwana nakundaga indabo. Ubwo rero nkunda indabo cyane. Biragaragara. Kandi mu bintu byose Imana yaremye bifite ubusobanuro. Ku buryo urabona hari aho nateye imiti, mvangamo indabo, mvangamo n'imboga, bikabana bigaturana. Muri make mu karima k'igikoni cyawe harimo ururabo, igitunguru, seleri, pavuro, biravanze n'umuti byose birimo. Kantu ka metero imwe gusa kaba karimo imiti nka 40. Ubwo bivuze ngo kandi hari igihe usanga nk'ababyeyi bo muri Kigali wenda bose bashobora kuba batubatse, ariko naho umuntu akodesha yabasha kubona nk'iyo metero wari utugiye. Metero imwe. Ahubwo abenshi bahapfusha n'ubusa. Ahubwo ugasanga arajya kubisoroma ku muturanyi, kandi aho bisoroma niho hatoya kuruta hatuye cyane. Ubwo bivuze ngo ntabikunda ko tubwiye ko icyo umuntu akunda kiba kirimo. Ubu rero tugiye kuganira, noneho ubitwereka. Reka dusabe kameramani wacu adufashe aze dukomezanye, noneho atwereke ibindi bikurikiraho. Fasha gutya. Twari turimo
turi kubwira abantu birangiye noneho nkifatiyemo ko kuri kamera nanze byaranze. Hanyuma ugiye kutubwira ibi turi kureba ibi ni iki giti ni iki ahera kuri kiriya iki biza aha tuzenguruka. hanyuma iki kivura iki rero cyitwa ngo iki genda kitwereke. Iki giti cyitwa umukuzanyana. Umukuzanyana yampaye nkawe gikora iki gifite uwuhe mumaro nyine ku muntu waba nkawe kikumara iki aha kiri mu rugo nyine niyo yenda nta kwivura navura n'abandi. Yego iki giti gifite umumaro wo kuvura ifumbi. Ifumbi ku muntu utayizi ni iki genda baza cyane. Ni indwara abanyarwanda bazi. Ni ikintu kitari inzoka kitari na malariya gifata mu nda ibyara hepfo hano. Yego Ibiryana hano bikabyana n'umugongo. Se ntukegera gutya. Ikiba ifatite nyine umuntu aribwa ati hari ukuntu umuntu avuga ndi kumva inzoka zindya ndi naribwa umugongo cyane. Akaribwa no mu kiziba cy'inda. Ndetse no mu myanya ndangagitsina. Yego hari ahantu bihurira no kuba cyavura. Hari ukuntu abakobwa nk'iyo bari mu bihe by'ukwezi kwabo usanga wenda baribwa cyane. Hari ahantu bihurira. Hari aho bihurira hari indi miti uvanga. Bivuze ngo hari umukobwa ushobora kuba yagira icyo kibazo wamufasha ko cyane cyane gikoreshwa no ku badamu basamye batwite. Niyo yonsa hari ukundi kuntu bivura uhetse umwana cyangwa se gifite umumaro munini. Iki ni kimwe mu biti birinda amahumane. Kiba no mu mahumane. Amahumane kwa kundi umuntu azana uduhereye twinshi azana ibiheri bagatanyagurika kumva ari gushya mu maso. Kinacyo kiba mu miti bavangamo mu rwego rw'ibyo. Okay hanyuma twagiye rero twereke ikindi. Iki ni cyo bita kapusine. Ururabo narwo ruvura amahumane ruvura na mibe. Yego ruvura inzoka cyangwa se rukavura kwishimagura ku mubiri. Mu gihe ubone wishimagurira rusoroma ukarwisiga ruzimya n'umuriro ku mwana nijoro. Ruvura n'inkorora ruvura ibintu byinshi cyane nagiye mbivana kuri radiyo nanjye. Yego ugahita uvuga uti nanjye ko niyo karabije ubona ari keza. Uru ni ururabo ruvura karasa neza rwose. iyo karabije nuko yenda mbona katarafata neza. Aka nako bita uruhu cyangwa se utwo bita gaperi. Gaperi nako kabamo umuti uvura abana batoya. Iyo nanjye nari nyizi. Kakera n'utuntu turibwa turyoha. Karimo imiti myinshi kavura inkorora kavura amahumane kavura inzoka kavura mbese kavura twinshi. Kandi kureba hagana n'umubirizi uriya kariya bakwita ivumuvumu. Ntabwo urafata neza urabona ariko warafashe nzajya nkuha amazi. Yego hano cyari gihari ari kinini turahubaka. Ndavuga ni nako uyu ni umuti uvura abana baribwa mu nda cyane cyangwa abantu bakuru. Uba mu miti y'amafumbi ariko ku bana banze kurya. Uriya ni umuti uvura mu nda. Uravuze ngo utera petise. Yego wowe n'undi buhereho njyana ko nanjye byaranyeheje. Hanyuma twagiye turi kubona ibiti byiza hano bya n'amaronji. Amaronji na manderine. Yego nabyo tubwira umumaro wabyo urawoze. Ni imbuto nyine ziradufasha mu buzima. Urwo rwawe rumeze nka Eden. Nkuko bavuga abandi twakundi wenda season y'imbuto yo zeze sinzigura. Se kumara nanjye waza kwiturira wanshyize mu bana bawe. Karibu rwose.
Ngiye ikibazo rero nazajya mbirya bitaranera. Wankubita ukanyica. Oya ntacyo nagutwara. Urareka bikera nyine iyo biteze birabiha. Bigeze nibyo biryoha. Ngira ngo abantu twabwiye yuko uru rugo rurimo babyita ngo ubwiza budasanzwe kubera ibiti bihateye. Ngira ngo ntekereza noneho bari no kubibona. Uyu si umukindo. Ikindi nari nzi ko iba i Kigali mu ntuza mu muhanda gusa. Hanyuma twagiye kugira ngo twereke n'ibindi biri hano. Kandi nabonye aka ko nanjye ndakazi. Twagiye kuri iki wakitubwiye. Iki ni umwisheke mutoya. Bamwe bakunda kukwita ngo ni agasendabazimu. Niko bamwe babivuga ariko nzi ko ngewe ari umwisheke mutoya kigira n'igikuru cyacyo ariko cyo ntacyo mfite kuko burya buri giti kigira umuryango. Kimwe kiba ari igikuru, kindi ari gitoya cyangwa se kimwe ari ikigabo, kindi ari ikigore cyaho. Yego se. Ibintu mu majyepfo biranyica. Haraho nigeze kumva ngo imyumbati n'ibishyimbo birasambana. Ubwo ni ibiti bye ntibabisamba. Ubwa mbere numvise ko igiti kigira ikigabo n'ikigore. Nabyo narinzi. Umwisheke mutoya. Uvura iki? Uvura amahumane. Ni nka cya kindi n'undi watweretse. Uvanga n'uriya nyine. Genda byungikanya imbaraga. Rinda hari n'abandi bazi icyo bivura. Njye icyo nzi ni icyo ngicyo. Yego. Umuravumba. Umunyagura aryana. Dore uretse ko uyu utarafata neza ariko warafashe. Uyu ni uwo bita umubogora. Umubogora uyu nawe bakawita nkurimwonga. Nkurimwonga. Bamwe bawita nkurimwonga abandi bakawita igisayura. Igisayura. Uvura iki? Nawe uvura amahumane n'ifumbi ariko uyu bakunda kuwukoresha ku bagore batwite kugira ngo ifumbi itazarya abana mu nda. Abana ngo bavuka bafite ibibari bisadutse icyo kintu cyitwa igifumbi kiba cyarabariye. Hari ngo n'abakibyara kwa muganga ngo kiba kimeze nk'urubeba. Icyo kintu ngo kiba. Uyu rero ni uwo bita magaru. Uyu ni uwo bita uruhitakiza cyangwa se urugarura. Cyangwa se urugarura. Ruvura iki uruhitakiza? Ruba mu miti. Hari iyo bifatanya bikagarura amata y'inka bayihumanije cyangwa se umubyeyi bamutwaye amashereka. Kwa kundi umubyeyi bavuga ngo bamukozeho barayatwara. Ntubizi se ko bibaho? Njya numva babivuga. Bivuze ngo umubyeyi abuze amashereka hari ukuntu anywa ibyo urabivuguta bikagaruka. Ariko iyo wakoresheje uyu nguyu ntabwo bakwanduza ibyo bintu. Uyu w'umukuzanyana. Bya kera ntabwo mba ndi kubyumva neza. Ntabwo wabimenya cyane. Uru ni uwo bita uruheza. Uyu ni uwo bita ngangabukari. Urabona ko ituranya ari myinshi ku kantu gatoya. Yego. Kigaragara nta na metero irimo. Nta mu burebure. Mu burebure irimo ariko gutya ntayirimo. Ni uwo bita umukubayoka. Ubwo nawe ugeze ku nzoka urazikuba. Uyu n'ahantu inzoka ihungiye uwuteramo igahita isohoka. Yego. Niyenda mvuga ibi bintu si uko yenda ngenda umupfumu cyangwa ndi umuvuzi wa gakondo. Ubwo jyewe nabitereye kugira ngo yenda umwana nataka inzoka mvugute mutekere ntahoze kwa muganga. Nkaba ngira inama abamama bajye batera umuti no mu gikombe mugafuka dore guhora kwa muganga kwa mitiwere wataye igihe cyo gukora ngo uri ku murongo kandi umwana wavuguta umubirizi dore nguyu
dore umubirizi singuyu umubirizo nanjye ndawuzi tu. urimo kubayo kamunini dore umuto nguyu dore bimwe nakubwira ngo igiti Yego. kigira umuryango uyu ni umuto uyu ni umunini iyo uvuga usa wumva binuka kimwe ariko bidasa Ntabwo bisa. Ubwo bivuze ngo se kugira ngo birabyara se? nyine izi mbuto se suzireba zizabyara ikimeze nk'iki Hanyuma icyo ngicyo cyo cyororoka gute? nacyo kizana imbuto zisa gutya nacyo kikabyara imbuto zacu Ndi kumva baba babishyingiranye nta garuka kimwe ari ikigore n'ikindi. Hanyuma twagiye iki gifite ibibabi byiza cyane cyo ni bwoko ni icyo bita ikirogora ikirogora. Umumaro wacyo kirarogora kivura uburozi nabonaga kimeze nk'igisura. igisura ndakikwereka nacyo kiri hariya hirya dore n'umukeri narawuteye uyu ni umukeri za zindi turya zimwe turya nshaka kuzajya nzirira kandi abantu bazi ngo hari ibiti bitera ngo mu Rwanda ngo bigira gute. Bivuze ngo ikigaragara nuko bari ubunebwe. Twagiye rero twereke n'ibi bindi. iki ni icyo bita irarire irarire naryo biri mu miti ivura uburozi ndabona noneho dore icyo bita umutanzaniya kivura inzoka cyane. nanjye hari umukecuru ugeze kumbwira ngo kivure inzoka kubi. Sinzi akantu ngiye kukubaza iki nicyo iki yego nta kandi kantu ndi kubona hano sinzi ngo ni agace. ni akarungo k'inyama ni ako bita ateye intoya ni karafata niyo mpamvu nari nakayobewe. karafata ariko ubu karafashe kuko urabona gafite ubuzima nibwo nkigatera. izi ni inturusu izihe izi utu ni uturabo ndi korora imwe dufata nzatugemura ndutera ahandi. utu two ni ibyo nanjye nayobora iyi ni peresire iyi ni sereri iyi ni pavuro iyi ni teyi iyi ni puwaro uru ni ururabo abana biravanze ariko ni byiza kuko urabona ko bikoze utuntu dusa neza. urabona akarabo kanjye nyine kararabije biraturana bikabana imboga n'imbuto biraturana bikabana pavuro ikera sereri igitunguru ikirungo cy'icyayi byose. Ikirungo n'icyayi kiri he? Ikirungo cy'icyayi zate zirimo yego nari ngize ngo ni cyayi intuza umwenya ndawukwereka uri hariya hirya. komeza tubwire. iki ni ikinetenete netenete yewe nkizi bacyita ireki. Kivura iki ngiki kivura icyo mu nda cy'abana barara barira bavutse. yego kuri uyu mwana bavuga ngo ari kuribwa icyo mu nda kiba ari icyo mu nda niko babyita. iyo kidakomeye kino kiramuvura iyo gikomeye hari indi miti yindi ivura icyo mu nda ushaka genda wimuka ukurikije uko umwana arwaye. hanyuma umuti w'abana rwose uyu nanjye narawunyweye ku mukondo w'umwana ukungura vuba bakandiraho ngo horoheke gukomera. ko hari igihe nabonaga babigirira mu zuru ni ibicurane ni ibiki umuntu aba yarwaye. no mu mazuru y'uduhinja ni utuzi kuba ari twiza cyane urakotsa ugakamuramo twa tuzi tw'aka ngaka. ikindi ndi kubonamo na voka nziza cyane iryoha bita hasi. voka ni imwe y'inzungu yera ari ntoya dore hariho utubuto. yego
uru ni ururabo uru ni ururabo n'uru ni ururabo n'uru ni ururabo dore yego izi ni indabo uru ni uruyuzi biraboneka uru nguru aya nzazirya ubutahangarutse hano harimo utuntu twinshi imboga z'intu zo ziraryoha z'ibisusa ni indabo dore wa mwenya nguyu yego mwenya ndawukunda nanjye no mu cyayi cyayi urusenda rwo ndabona rwarumye rwarashaje kandi mo ndabwira abantu ngo baramutse batuye ahantu nk'ahangaha nibwo bakumva ubwiza bwaho yego ngenda bikunda cyane kandi bifite n'ubusobanuro bwiza twakomeje hari ibintu kera twajyaga byitwaga ibitenge indabyo zitwaga ibitenge ntazi haba ntazo ufite ntazo mfite nigeze kukizana kiruma hari mu zuba n'amahina twajyaga dusiga ku rwose ntabwo kirafata neza bakita igorogonzo rega bimwe nabikuye kuri radiyo igorogonzo umugore wabyaye uribwa mu nda umwe nyababyaye bitaregerana mu nda kino urakivuguta ukakinywa nuko hano harimo urutoryi njya nsoromaho uretse ko imbuto zabwo naraye nziriye ni ikibiringanya yego bakarya bakatubwiye ni ururabyo ni umuti ako bakita chia seed nibyo nyine bita chia seed ni chia seed ni umuti nawo yego uvura iki se kandi bavuga ko uvura ibintu byinshi ariko nyine ku cyerekeranye n'imivuduko nyine nabwiye abantu ngo Imana yagize neza ikora itanga uburyo bwinshi uyu muti uri mu mufuka uri mu mufuka cyane ni umuti si cyane ururabyo ni umuti uvura iki witwa ngo iki igiti bita umukoni uvura iki umukoni uracyotsa ukavura inkorora yakaye kenshi ku mwana ukanawikandisha iyo imitsi kurya uzana hano kuhafatira dore amahina wavugaga saya wavugaga naya se iri ni ihina ubu washyira ku nzara ukabicyushye se ubireba reba ku bantu babikora ariko njye ntabwo nabikora reka nanjye ntabwo nabyisiga nkunda uturabyo twazo gusa mba mbona umuntu ari naturere nyine biba biryoshye bisa neza dore igicushu igicushu dore igisupu biri kumwe n'ururabo biravanze biravanze byose hari akaririmbo cyajyaga baririmba karimo igicuncu n'umuravumba ngo ni umuti w'urukundo hanyuma akakora ni bwoko ki iyi ni ya piyasidi aka kino iyi ni ururabo ni ururabo kandi ni umuti uvura iki witwa ngo iki bakita ikinetenete cy'ikizungu ubundi mu kinyarwanda bakacyita ikiyundoyundo kivura mu matwi
amatwi kandi kiranakanda imvune ahantu hakubabaza ahantu hakurya. ikindi wari watubwiye Kinetene Ikinyarwanda kiriya ni icya Kinyarwanda. nangize ngo nacyo ni Kuko ikigabo njyewe numva niyo kitavura mba mbona gisa neza. oya gisa neza Urwego rwo kuba nkunda indabo. ngo bivuze ngo indabo zishobora kuba umutako zikaba n'umuti icyarimwe. Bisa ko ameze nka ya myeyo twajyaga dukubuza mana yanjye ibi Ni ururabo niko nduzi. nta Karameze nka nyiramunuka ariko si nyiramunuka. Nyiramunuka ntirabye ibintu bimeze gutya. yego Wagira ngo ni umuryango wacu kuko narwo nubwo rusa neza kuri ya runanuka. ubwo bivuze ngo ni izo no ururabo rwacyo gusa ariko oya karasa neza. ntabwo zirarabya neza cyane ariko ntacyo. yego Indabo ngewe isafuriya cyapfumutse nyine. ngo bivuze ngo abantu Kakagiye kurabya urabona aka ni kabindi imwe n'uru ni rurundi imwe n'uru. ubwo bivuze ngo uzazigemura Oya zizagumamo zose. zizagumana Zizagumana kamwe karabya umutuku kandi umuhondo kandi ubururu. None urabona ko hano ari ironji nagemetse. wagemetse kugira ngo noneho ubwiza bwo twabwiraga abantu bw'urugo ruri hano ngira ngo noneho babashije kurubona.